urumva nta nkuru ntabwo nabasha kuyivuga kubera ko umuvandimwe mani ko ufite network nayo akaza kunsanga mu gikari sinzi ukuntu byagenze mani ufite network ni emikinege habaho baye mibangahe njye emikinege ngo aranyanga habaho baye mibangahe ariko se yanga abantu hari umuntu wamubwiye ngo ntazongera kubona umwika Jeski ariko nk'ubu ngubu nkamenya nk'umuntu ariko je nk'ubu ngubu nkamenya nk'umuntu wagambiriye kuntwika uziko cyaje uziko nsa na Jay ariko yanze kubyemera ninde wagambiriye gutwika se kandi ndavuga nje nk'ubu nkamenya ko ari umuntu wagambiriye kuntwika akabimbwira cyangwa akabibwira umuntu yaba mpaye ikirega nk'ikingabo zijya muri Darifuru ubu ni umuntu nawe no kumurwanya shikaramusi ariko uzi umuntu wagambiriye kurwanya ukabimenya ndifuza kubona Jay ageze ku bihumbi 100 by'amakweni nkuko ese Prophet ubundi ko yabigezeho Jay nuko afite izina riremereye kurusha iryawe bana yanjye niba manuka nkasanga uyu mwanya ugihari nda ugiye kuba uretse kaso ari kumva yo nizanga shaka kumva kuvuga sorry ngabikira ngacyane mutukana Gazo yo ikawe rici musa yo nawe nakuriza ndakumva Gazo kunyumva ndakumva umva musa mana biriya tujye tubireka se ndakumva wese kuri umuhungu wanjye unasikia biriya bintu tubireke mana subiza kuri umuhungu wanjye suzi ukuntu nkubaha naribi umusa tujye tubireka sibyo cyarangiye ngamafu I love you bro naribi asante okay semu ubwo wahisemo kuyoboka igitsina gore ukayishyiramo kumva uko bigenda ukumva ko bitandukanye n'ubuzutu aha yagorana bamubwire umva gatsa agashyiramo inkisi none se je yarongoye igitsina cy'abagore yabaho yafashe igitsina cye gatsa kambivuge gatsa je ni ukuvuga ngo yafashe igitsina gishyiraho igitsina cya gishinya yagashyizeho bigenewe urumva so ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha reka se muhungu nawe yabaye nuvuga ngo nawe yabaye normal none se muhungu nyuma yuko ufashe igitsina cyawe ukagishyira habigenewe ni irihe tandukaniro wumvishe no kuba waragishyiraga muri wrong hole je bimvuge nuri buvuge neza bivuge ngo kuba warasambanyije Zinda ngo wabyumvise ute ndashaka umbwire se none se gutfa ugara atarasambanya umukobwa n'umugore nari mari se ibintu bya Zinda ukuntu byagenze ubu yabikoze official urumva muri kunyumva Temo ntazo usinzira yahise n'ubwa mbere se muhungu yaragiye ushukira umukobwa ahita aryama ndi kumureba je upfa kutakoresha amagambo akakaye je we ntabwo uri kumva iki kintu we ntabwo uri kumva iki kintu je kubyuka se muhungu kuva yabaho umvagatsa mubwire izindi nkuru ndetse nkakuvuga ko ngemba mpari we je ntabwo uri kumva ukuntu biri official kuba yararongoye igitsina gore officially oya mba nkubwire yarangije atarahagera narinde kureba cyaza afite kabanda ndende kabisa
Mana Yesu we. Umva umva kiri kwisetsa genda kubujije. Umva mvuga n'ibindi. Agororo. Uziko Andre asigaye avuga n'amaterime ya gitinganye. Ama Usivuga make. yakoresha Amasirenge ya gitinganye. Nguru musangirangendo. ngo ko byagorana. Nagara umusangira. Cha byagorana baba wanje wapika. Ntabwo se Mungu zari baritumara. Fa nyine. Te Mungu zari Umwana utabyaye upfa. Te Mungu zari barituma. Ushaka kumutuma se? Ushaka kumutuma? ese bari kumwe muri toilette se Asirika kusi waretse man. Mvaga fa. yeah Nguru zazenda zivuge. Fa ukizona fax man koko. Aje gufata amakuru fax man nago shaka umutipa aranzira. arakuzika Kamara. Yo, Kamarade. yo, meze gute Wewe. umusirikare? Yo, what's up? Wambonye. Ewa, nakubonye bro. Ukuntu cyari gusanga inguru. bose ntabwo uramuha icyemezo cy'uko yaba yemewe Indi fax man. Fax man yarashenye urugo. wayasi Ninjye wa mbere waba ushenye se? Yemera ko na divorce nayibonye. Bro, fax man yabanye n'umugore ibyumweru 2. ngo umugore Yewe se ko njyewe ko mbyemera. Umugore n'Abanyarwanda babizi. ngo umugore yaramufasha aramuzirikira mu cyumba aramukubita umutipa asohoka amahita yambuka Ubuganda Inde. Bamukubise nkamwe bahitaga bakora. fax man Uzi ko fax man ari umugome. umugore ngo umugore Fax man uziko ari umugome. umugore yaramubabuye ngo umutipe ngo asohoka mu nzu yiruka n'amaguru ahagarara gatuna Thank you Keza. Ewa njyewe rero. Fax man Ntago najya. Fax man yahise agenda ajya kubwira na Morin isi umuzi wa Dani nanone waramusambanyije ejo bundi oya akajya amubwira ati jya utimbura Dani bamutambitse nk'ishaka biriya bintu wowe n'umugore uretse gato kuba kurabya karimye kuri ubonye amaninyo yuriya mugore biriya bya bisobanura gute Jay twebwe ko tutarabatinganye buri mugore wese tubonye uri kumva tuba tugomba kuryagaguza indimi. ubu Dani ntabwo mwaza abanzi biteka ryose kumurira umugore hari amazi amvomera se ibyo bintu urumva kuvuga kuri Legend nka Dani bitazagukoraho Dani uriya ni umurigendera nawe wabakishakisha uriya Legend tugiramo Bruce Melody tukagiramo King James tukagiramo Meddy na The Ben wenda The Ben ni uwuhe Tom Cruise. The Ben ntabwo umuzi Mugisha nk'uwize ku Kinunga ariko ejo bundi wamukozeho ikiganiro umubaga yagukoze iki ariko se wowe ngo yavuye muri Amerika bimeze bite ntabwo nigeze mubaga ahubwo narimo ndavuga ukuntu we na Element batameranye neza ubu ngubu rwose ebane ntago bahuza kabisa. bapfuye iki ngo Element yamwiriyeho urabize Element yamaze kuba umustar umuhungu nawe aragira ngo yisuganye nk'umuhungu wavuye ku Kibuye atangira abona udufaranga two kugura ingurube iwabo uri kumva ntabwo yakomeza kujya akorera imiziki ba The Ben imiziki y'ubuntu nka The Ben kuzetsa reka nze kubwire Jay yumva gusobanurira ikintu kimwe kandi ukuri urumva Ndakubuje man. Ibyo se biragufasha iki? ariko se bakabivuga wareka akabivuga wo kapfa we Mana na makuru ashyushye Bro, sinakubujije. wareka akabivuga ariko wareka umugore wakavuga ndaza kukubwira. Se moga futarangije. Man bega ibintu. We, ntabihari ndayiva. ariko bararwanye none se uko ameze ko ari kumutegeka ibyo akora n'ibyo adakora ngewe birantangaje
se muhungu basigaye bafata telefone bakayikoresha mu nyungu zabo bwite. ni inshuti za gasuku Basigaye bamutegeka ibyo gukora n'ibyo kudakora. inshuti za gasuku ziba zisubiranyemo. Basigaye bamutegeka kumara ibi. Funga mike yawe bushake. ese Fox Max Umva ngo uretse gato w'inkwepesha. Umva abantu babiri badashobora gutandukana na debeni bitewe nuko urumva umuntu bita n'umujya n'umuntu bita muyoboke, abo ngabo nibo bonyine, naho abandi nta muntu wamara nuramujeni iminsi 2 ntibishoboka bro. Ibi ngibi ntibishoboka. harimo umwe ushobora kuba yagumana nawe kwa kari umukene. Ninde uwo? niba mwandika muri commentaire, abantu bamwandika muri commentaire kugira ngo ntamera nka ari yegeye n'ibyo ubibona. Bwira abantu bamwandika muri commentaire. Mva nkubwire. Bwira abantu bamwandika muri commentaire. Bravo abantu babiri gutyo ntokaze kurepa ngo yiseke nk'ikimara. Urumva uri guseka. Gusa unajua kama hiyo ni kuongoza mgomo. Ni Kevin Kade. Harya we nuwuye? Kevin Kade ni wandi ubyinagira kuri stage. Nawe aririmba. Umubyina yikubita hasi. Kevin Kade? Umuhanzi. Kevin Kade ni umwe muremure ubyina yikubita hasi. Okay. Umubyina nka Nyarudindi. Oya umva umutazamenyera umuhungu wacu kakubitwe n'inkuba kagira ngo no kabyinisha induru ibirenge oya ni blague dukunda kumutera kubera abyina yikubita hasi. Godfa. Okay, niba ari inshuti yabo kamutera blague aho ni sawa. Gutera blague cyane mbimubwira cyane. Banubwiye ko Nyarudindi azajya kumurega. Wabyumvishe ko ari inshuti ye je ngo batera blague asanzwe gutera izi blague bene kiba kibakona ngo bagikunda. Oya none se none se wowe ni wowe udahakwa je nta miyaga ngo bagira bati ni udahakwa se kwandise ahubwo se ninde udahakwa Jewe nta muntu w'umutindi nakwikururaho ngira ngo uranze. None se element y'abantu wari uzamuye wewe izi nkuru niza abantu baba muri showbiz Faxman kandi urabizi ko muri showbiz reka twumve ariko bahise bakizimye tunakizimira microphone. Wenda kubaza je wari umubwiye ngo element yapfuye iki Mugisha? So element urabona n'umwana wiviriye mu cyaro utarajeje i Kigali gufikinata. Urumva ahubwo rero ushaka kubaga element aho kugira ngo urumva nifuza. Noneho n'umwana wizi i Kigali aje gushaka ubuzima nagaje i Kigali gufikinata. Noneho abo bahungu bandi bakaba bashaka kujya bamuprofita bamusangana nk'indirimbo muri studio nziza yayibumvisha bagashaka kuyiparamiramo. Mu gushaka kuyiparamiramo rimwe uwo muhungu wundi arahamagara element atari akaboro numvise muri studio aretse kaza gashyiramo voice. Urumva element ananirwa kumuhakanira ahubwo akajya atangira kumuhobagiza. Undi muhungu amaze kumva ko element ashobora kuba arimo aramuhobagiza ahita amwandikira message amubwira ati Musa kusigaye wanga kunyitaba ukananyiryaho. Uri kumva? Element ababwiye umwe mu nshuti ze za hafi atari ko bano bahungu uzi ko bajya batekereza ko ari bo bastar ndaje ngiye mbakora ni nkwereke. Uri kumva? Umuntu wa kabiri rero niyo muntu wagiye kubwira uwo muhungu ngo ndi Mugisha kwa kurugo bamwirukanka inyuma bagira ngo abasabire pate jaune aha najya kuzifata z'ubuntu. Nihe yajya kuzifata ari kuri waruje mu Rwanda amaze kuri oya arajya gufata pate jaune z'ubuntu. Pamu yafunguye imiryango. Uri kumva?
sinzajya kubifata hari ariko nzi ko gusa nyine hari ahantu ajya gufata pate jaune ari nayo yirirwa asongesha witwa Jacobi wagurishije iwabo urumva Mhm. ubwo noneho element baracyo